Bakozi bahoraho Life Rwanda tubashimiye ko mukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kubabwira n'ubundi by'umwihariko akamaro k'umubirizi mu kuvura indwara nyinshi, by'umwihariko mu kurinda no kuvura indwara z'igihe kirekire zirimo indwara zitandukanye zo bita chronic non-communicable diseases, ni indwara zirimo diabete, umuvuduko ukabije w'amaraso, cancer n'izindi. Umubirizi rero ni kimwe mu bimera mu bushakashatsi butandukanye bagaragaje yuko bishobora kuvura indwara no kurinda indwara nyinshi zirimo indwara zitwibasiye cyangwa se zibasira abantu benshi mu gihe cya none, kubera yuko izo ndwara zikunze kwiyongera muri iki gihe kuko turi mu bihe binyuranye n'ibihe twabayemo cyangwa abakurambere bacu babayemo. Mu gihe cya kera abantu bakoraga imirimo myinshi y'ingufu irimo ibasaba imbaraga, ibasaba gukoresha imibiri yabo igihe kirekire, urugendo rurerure ku bantu bakoraga ingendo, by'umwihariko abantu ba kera nta yandi mahitamo bari bafite mu buryo bwa communication, bakoreshaga ingendo, bakora urugendo rurerure ukavanga ukagera i Bugande n'amaguru, ukazavayo ukagaruka n'ayandi, ugiye se guhaha, ugiye se mu bikorwa by'ubucuruzi. Abantu bakoraga imirimo yo guhinga, korora, guhiga n'indi mirimo. Iyo mirimo yose mu minsi cyangwa mu myaka myinshi ishize wasagaga yiganje cyane cyane imirimo yo guhinga, imirimo yo kuragira, yose ari imirimo isaba ingufu. Uyu munsi rero ubwo buzima bugenda buhinduka, abantu babaho ubuzima basaba kwicara igihe kirekire cyangwa se guhagarara hamwe igihe kirekire, tubyita sedentary cyangwa sedentary life. Ubwo buzima rero buri sedentaire cyangwa se nk'uko mubibona nicaye, budusaba kwicara igihe kirekire, budusaba kuba ahantu henshi turi gukoresha ibyuma, imashini z'ikoranabuhanga niko twavuga, telefone, computer, water dispensers zidufasha gushyushya amazi cyangwa kuyakonjesha, imodoka ziduteplasa zituvana aho turi tujya ahandi, tuva mu rugo tujya mu kazi, tuva mu kazi tujya mu rugo. Ibyo byose byoroshya ubuzima, biragaruka bigatuma nanone hari ahandi ubuzima bugora, cyane cyane mu kwiyongera kw'ibinure ku mibiri yacu, kurwara indwara nyinshi zirimo diabete, imirimo nk'iyo ngiyo idasaba ingufu, bituma nyine umubiri wacu ugenda wongera ingano y'ibinure, wongera ingano y'isukari utabasha gukoresha, bityo akaba ariho indwara zigenda nanone ziyongera ziturutse mu kuba barwaye cyangwa se twarwaye indwara zitandura. Izo twazibabwiyeho harimo indwara nka diabete, indwara nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, hypertension, indwara nka stroke, indwara z'umutima, indwara z'imitsi y'amaraso, indwara z'umubyibuho ukabije, indwara y'isukari nka diabete, indwara nka cancer. Rero turi ibyo turya, buriya ibyo turya nibyo bituma tugira uko tumera, uko tubaho niko gutuma tubaho turwara izo ndwara. Abantu ba kera ntabwo bapfa kurwara indwara nk'izo, ntabwo bari kurwara diabete kubera ko imibiri yabo ntabwo yari ifite umwanya wo kubika ibinure kuko barakoraga cyane, bakoreshaga ibyo byose, ahubwo barwaraga indwara z'umunaniro, indwara zaturutse ku mvune z'umubiri, gukora cyane, ukarwara umugongo, bakarwara imitsi se, bakarwara indwara zaturutse ku mvune, yagenza urugendo rurerure kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru, kuva mu burasirazuba kugera mu burengerazuba, kwikorera ibiro byinshi, kuvana amazi ku mugezi kuyageza mu rugo, ubwatsi, kubaka, byose byasabaga imbaraga nyinshi. Uyu munsi rero ntabwo dukoresha imbaraga nyinshi z'umubiri, ahubwo dukoresha yenda imbaraga nyinshi z'intekerezo no kuguma hamwe, bityo bigatuma umubiri wacu utangira kugira intege nke. Nta kindi twakora kidasanzwe uretse guhindura bimwe mu bishoboka guhindurwa, harimo nko gukora imyitozo ngororamubiri, kuruhuka cyangwa gusinzira uko bikwiye, harimo kurya neza, cyane cyane twirinda kurya ibyo umubiri wacu udakeneye, birimo ibikize ku rugimbu mu gihe dufite ibiro byinshi, ibikize ku myunyungugu tukabireka, ku myunyu itari ngombwa, cyane cyane nk'umunyu usanzwe mu gikoni, ariko kandi n'ibikize ku bikabura umubiri birimo byinshi biba byakorewe mu nganda tukabigabanya. Ariko mu gihe ibyo byose se tudashoboye no kubigabanya, cyangwa se n'igihe twabigabanyije ariko tukanga tukagumya kugira ibibazo bimwe na bimwe
nk'izo ndwara nka diabete, indwara nka hypertension, indwara nka cancer tugomba kwirinda, indwara z'umujagararo, ama stress akabije, indwara z'umutwe, kuba ahantu muri condition de vie tudafite uburyo duhita tubihindura. Akazi ni akazi, n'ubu tukarimo. Uri umuganga urasabwa gufata igihe kinini muri kabine cyangwa muri office yawe wakiramo abarwayi, amasaha 10-12 ku munsi cyangwa se kurenzaho, niko akazi gateye. Nta kindi rero twakora kinini uretse kugenda duhindura tunabaho mu buryo bushoboka. Aha rero niho ibyo turya bikwiye n'ibyo tunywa bikwiye bidufasha kwirinda za ndwara. Harimo rero akazi k'umubirizi. Umubirizi ni kimwe mu bimera bimaze imyaka myinshi ushobora gusanga ahantu henshi, kimeza mu buryo bworoshye, cyane cyane hagishobora kugira ibintu byimeza. Umubirizi ni kimwe mu bimera bifite ubushobozi bukomeye bwo kurinda yewe no kuvura indwara nyinshi, nk'uko ubushakashatsi butandukanye bwagiye bugaragaza. Umubirizi rero mu gihe ushaka kuwutegura ushobora gukoresha uburyo bwinshi, twaberetse uburyo ushobora kuwukoresha ari ibibabi, ariko ushobora no kuwukoresha ari ifu. Mu gihe ushaka kuwukoresha ari ifu, niko ugomba kuba warateguwe nyine ukumishwa mu buryo bwiza. Ni uburyo bumisha batashyize ku zuba, ahubwo ukuma ushyizwe ahantu hatari izuba riwukayura, hanyuma ukuma neza. Iyo wumye neza rero usanga bakawusya, usanga ari agafu keza k'umwimerere gafite kunoga kwiza, ushobora kubusanga gutya. Umubirizi rero wasewe ukumishwa neza, ukarindwa uruhumbu, ukarindwa imidite, ukarindwa ubukonje, ubwawo ubuhumura neza, uhita ubyumva ko ari umubirizi. Nk'ubu ngubu nkibukura muri aka gakarito kawo wise umpumurira, uhita uwumva no mu nkanka wagezeyo. Uyu rero niwo mubirizi ukoreshwa. By'ukuri uba uri fine, ariko ni umubirizi 100%. Urawureba ko usa nkaho utumuka, ntabwo uba ufashe nyine, uba utumutse nyine, uba wumye neza, uba utarimo imidite. Rero iyo ushaka kuwutegura ushobora gucanira amazi ku ziko akagera kuri temperature d'ébullition mu gihe wakoze uw'ifu, hanyuma ushobora gufata ayo mazi ukayashyira mu itasi cyangwa se ukayashyira muri teremusi. Nk'iyo dushaka kuwukoresha igihe kirekire, twebwe ubwacu natwe turawukoresha, ushobora kuwushyira muri teremusi. Iyi teremusi ifite litiro imwe. Mu gihe nashyize kuri water dispenser nayashyuhije, yamaze gushyuha, nshobora kuvoma nkashyira muri ya teremusi yanjye, ariko hano mvomye menshi, ntabwo nabona aho gushyira wa mubirizi wanjye. Muri litiro imwe rero hajyamo ikiyiko kinini, igiyiko kinini cy'ifu y'umubirizi, ikiyiko kinini cy'ifu y'umubirizi. Ubundi muri 1 demi-litre cyangwa mu gice cya litiro hajyamo agayiko gatoya, agayiko gato kajya muri 1 demi-litre. Ikiyiko kinini nk'iki kijya mu litiro yose. Nkashyiramo muri amazi ashyushye. Nta kindi, hari impamvu kize mu litiro, nuko dukeneye uyu mubirizi kunywa kenshi, nibura inshuro 2 ku munsi, n'abandi dukorana bakabasha kunywaho. Umubirizi rero umuzima uhita uwumva, n'ubu nahise nkumva impumuro yawo already yageze mu mazuru, ndi kuyumva umpumurira. Ubundi umubirizi nubwo usharira ugira uburyohe wihariye, hari ukuntu umeze nk'ushariramo, ariko wamara kunywa ukumva nanone mu kanwa hararyoshye kandi ukumva uguwe neza. Rero ushobora gupfundikira kugira ngo uburyohe bwawo bugumemo, we guhita ukonja. Ushobora gucubusamo gakeya kugira ngo uyivange, ugategerezaho iminota mike, hagati y'iminota 3 n'5. Ukuvuga ngo iyo uvanze nabwo ya mpumuro urayumva. Niyo mpamvu iyo wapfundikiye ugira ngo udatakaza arome cyangwa se impumuro, igira umumaro mu kuvura indwara zo mu bwoko bwa aromatherapy cyangwa indwara zivurwa n'impumuro.
harimo rero indwara nk'amasima, amasinesitis cyangwa se sinezite, amarinitis. Izo ni indwara zo mu buhumekero, kubera ko ibi aba ari ibyayi biri bio, uvuga ngo ni ibinyobwa cyangwa se ni icyayi cyangwa se ni ikiribwa mwimerere, no mubirizi mwimerere. No mubirizi iyo iyi mibirizi tuyitegura aba ari ibiti bitakoreshejweho amafumbire yari yose mvaruganda, aba ari ibiti biri naturel, aba ari ibiti bitakoreshejweho ama insecticide cyangwa se ya miti yica ubukoko, bityo bigatuma ubushobozi bw'uyu mubirizi buba bufite propriété ziri thérapeutique kandi nta toxicité cyangwa se ibitera ndwara n'ibitera burozi muri byo birimo. Noneho rero kuwumisha bituma hagabanukamo amazi muri wa mubirizi, bityo bikanongera ubushobozi bwo kuba wa mubirizi wacu uri concentré kandi ufite byose by'ingenzi ku buzima, ndetse n'utundi dusimba twajyaho tuba twaravuyeho, kuko mbere y'uko tuwumisha urarungwa hanyuma ukumishwa neza gake gakeya udatakaje intungamubiri ufite. Umubirizi rero nk'uko twabibasobanuriye ufite intungamubiri nyinshi, amavitamine atandukanye, amavitamine nka A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, ukagira vitamine zo mu bwoko bwa B, vitamine B1, vitamine B2. Umubirizi kandi ufite imyunyungugu nka calcium, ukagira ubutare. Ubutare ni ingenzi, calcium ikomeza amagufa n'amenyo, igatuma haba icyo bita action potential, igatuma imitsi ikora neza n'ingingo, kandi ukagira icyo bita ubutare. Ubutare butuma tugira amaraso ahagije. Hanyuma uyu mubirizi ufite kandi indi myunyungugu nka zinc, ukagira potassium. Umubirizi tuziho kuvura indwara no kurinda indwara nyinshi. Uyu munsi tugiye kubabwira cyane cyane ko twabonye ubuhamya ku bantu barwaye diabete n'abarwaye hypertension. Umubirizi uringaniza isukari mu maraso, ukagabanya isukari nyinshi mu maraso. Ntabwo mvuze yuko uri bureke imiti yo kwa muganga, cyane cyane ko ari na byiza kubiganiraho n'umuganga wawe, kuko umubirizi ugabanya isukari nyinshi, ugatuma impyiko na pancreas cyangwa se impindura n'urwagashya bikora neza. Umubirizi ufite ubushobozi bwo kurinda indwara zo mu nda no gufasha abantu kutagugarirwa no kutagira ibibazo by'umumara. Ikarinda rero, ukarinda indwara zirimo indwara zo kugira amaconstipation no kugira indwara za karizo cyangwa se twakwita hemorrhoide. Umubirizi ufasha mu kurinda no kuvura indwara bita ifumbi ku badamu. Ni indwara zishobora guturuka mu bice by'imyororokere yabo, ariko kandi ukanagira uruhare rukomeye cyane mu kurinda no mu kurwanya amakanseri menshi, harimo kanseri y'ibere na kanseri ya prostate. Umubirizi ukagira umumaro ukomeye mu kuvura indwara no kurinda indwara z'inzoka, indwara nka amibe, indwara zitandukanye, ariko kandi unafite ubushobozi mu kurinda no gufasha umwijima gukora ibyo bita detoxification, kimwe n'ahandi mu mubiri, gukura imyanda itandukanye mu mubiri. Ya minota 5 rero twari turi kuvugana iregereje. Ni ukuvuga ngo iyo tumaze kuwushyira mu mazi dutegereza yuko ubanza ukayenga. Mu by'ukuri mu kuyenga usa nk'uwicayura, kuko nawo ufitemo ibikatsi cyangwa se izi ntungamubiri nanone dodo ziri mu mubirizi bazita ama fibers zikize ku byo bita cellulose. Ni intungamubiri indodo zifasha amara yacu kutanyunyuza cyane kutanyunyuza cyane amasukari, kutanyunyuza cyane ibijyanye n'urugimbu n'ibinure, bityo bikaturinda indwara zo mu mara nka kanseri z'amara, constipation, indigestion, kubura amaraso, kugira isereri, kubyibuha cyane. Bityo umubirizi ukagira uruhare rukomeye cyane mu kutirinda indwara zishingiye kuri za ndwara babwiraga ziza mu minsi ya none, indwara nka kanseri, indwara nka hypertension, indwara nka diabete. Ndetse kubera yuko uyu mubirizi wifitemo ubu bushobozi buri thérapeutique, rero ugomba kuwuminina, kubera yuko biriya bitefu ntabwo ukeneye kubirya. Yego, uraminina rero kugira ngo ibi bitepfu bisigaye
ushobora kubiha amatungo nk'inka. Tubabwira yuko umubirizi ari mwiza cyane ku matungo, ni mwiza cyane ku matungo, inka, ihene, intama, kubera yuko nk'uko ari umuti. Iyo tunyweye nk'amata y'inka zariye umubirizi, bavuga ngo ayo mata barimo umuti, bityo tukivura binyuze mu mata y'inka tunyweye. Uyu mubirizi rero ukaba ufite akamaro gakomeye cyane, yaba no ku butaka. Ubu nyuma yo kuyungurura tugiye kunywa natwe, turakomeza tubereka akamaro kawo mu buryo butandukanye. Iyo tumaze kuyungurura urategereza kugira ngo ube udashyushye cyane, kuko iyo ushyushye ushobora kugutwika cyangwa se ukakotsa. Ugomba kureka rero ukabanza ukagira ute, ukabanza ugahoramo gake kugira ngo utakotsa. Iyo ukokeje ntabwo ari byiza, nyine bigomba kuba akazuyaza. Umubirizi rero wifitemo vitamine C ihagije, nk'uko mubibona muri Horaho Life Rwanda tugira na vitamine C itunganyije mu bundi buryo. Ariko iyo uriye umubirizi ushobora gusangamo vitamine C ihagije. Vitamine C ni ingenzi ku buzima bw'abantu. Mu mubirizi rero usangamo vitamine C, ugasangamo vitamine E, ugasangamo vitamine K, ugasangamo vitamine B1 na B2 zifasha ku bwonko. Iyo unyweye umubirizi nk'uko tumaze kuyungurura, ugomba kumva nyine ko bidashyushye cyane. Muri ya minota byanze bikunze hamo kugabanukamo kubushyuhe. Yego, ubu ngubu ntakazuyaze, ubu nanywa umubirizi. Iyo tunyweye umubirizi rero bidufasha iki? Bidufasha kurinda za ndwara zitandukanye. Ariko ako kanya, nanjye aka kanya nkimara kunywaho birahita bihinduka. Icyambere urumva nk'ijwi ryanjye ritari ba sharp, aga stress nari mfite. Nuvuga ngo umubirizi ukora icyo bita oxidative stress. Oxidative stress ni stress ituruka akenshi ku mikorere mibi y'utunyangingo twacu. Iyo twabyutse mu gitondo dutekereza, hari n'igihe tuba twasinziriye nabi. Ushobora gusinzira nabi bitewe n'uko waraye, ushobora kugira inzozi mbi, ushobora kuba waraye utekereje ibintu bigoye cyangwa ubwonko bukabigarura, bityo ukaza kugira icyo bita stress. Iyo stress rero utunyangingo tw'umubiri cyangwa se amaserire y'umubiri, reserire zitandukanye z'umubiri, cyane cyane iz'ubwonko, zibika ibyo bita free radicals. Free radicals ni imyanda y'amaserire cyangwa y'uturemangingo. Iyo uturemangingo dufite free radicals menshi, umuntu atangira kurwara indwara zitandukanye, zirimo n'indwara zirimo ibibyimba byo ku bwonko, stress, umunaniro, kubura ibitotsi. Uyu munsi abantu benshi bafite ibibazo byo kubura ibitotsi. Yego, dufite case nyinshi z'abantu bafite ikibazo cyo kubura ibitotsi, turabafasha muri Horaho Life. Ariko by'umwihariko ibyo bibazo bikomoka he? Bikomoka ku kuba tuba muri bwa buzima buri sedentaire, kuguma hamwe igihe kirekire, kudasinzira neza, kudakora imyitozo ngororamubiri ihagije, ubwiyongere bw'ibiro, umunaniro ukabije. Ibyo byose rero byongera over stress. Iyo tunyweye umubirizi, bakibaho n'intama ya mbere, uhita wumva impinduka. Icyambere, mu nzira z'ubuhumekero harafunguka. Ahari natangiye numva ijwi ryanjye riri hasi. Ubu ngubu ijwi ryiyongera. Impamvu ijwi ryiyongera ni ukuvuga ngo ukinywa ku mubirizi ufungura inzira z'ubuhumekero. Nyuma yo gufungura inzira z'ubuhumekero, uhita ufasha n'ubwonko. Ubwonko buhita bumera nk'ubugize gute, nk'ububonye urumuri. Ubundi bwa bimeze nk'ubwananiwe, bwananiwe kubera wakoze igihe kinini kuri machine, uwumva ibibazo by'abantu, ushaka ibisubizo runaka, utekereza. Iyo unyweye rero ku mubirizi, ukinywaho ya mpumuro ya arome yihuta muri za nzira z'ubuhumekero, ariko no mu nzira y'igogora, bityo agatangira gufunguka utuyira n'udusinisi paranazo. Yewe n'amaso ubwayo ahita yumva, uhita wumva utangiye kuruhuka, ukamera nkaho uvuye kugira guteze, nk'uvuye nk'ahantu hari akayaga keza. Bigakurikizaho rero mumara niba wumva wagugariwe cyangwa wumva waguwe nabi, niyo ufite inzara ukanywa umubirizi, muri ako kanya wumva umeze nk'umuntu umeze neza. Yego, mu kanya ya nzara iriyongera. Kubera iki? Kuko ya cellulose iri mu mubirizi, za detoxifiers,
kuko umubirizi ufitemo ibyo bita phytonutrients, detoxifiers, ama detoxifiant atuma umubiri urekura imyanda. Ikindi igahita ifasha umwijima ku cleaning imyanda ibiri mu mwijima. Bityo rero iyo umwijima ubaye cleaned, amara akaba cleaned, igifu kikaba cleaned cyangwa kikozwa kikavanwamo ya myanda, amaraso agatangira kurekura imyanda afite, ubwonko bukaruhuka, mu mazuru no mu maso no mu bwonko kumva uruhutse, nta kindi gikurikiraho wumva umeze neza. Nicyo cyiza cyo kunywa umubirizi. Hanyuma hagakurikiraho akazi kari metabolic. Akazi kari metabolic, iyo tuvuga metabolism, ni uburyo umubiri wacu bukora. Bivuga ngo umubirizi ugeze mu maraso uhita ufasha umubiri gukoresha neza no kugabanya imyanda n'isukari biba byitetse mu mubiri, bityo bigahita byihuta kandi bikagenda bikagera mu mpyiko, bikagera mu mwijima, bikagera mu mpindura, bikagera mu maraso, aho hose imyanda ikagenda igirite ikagenda ivamo. Igikurikiraho mu kanya gatoya utangira kumva uri gushaka kujya kwihagarika, ukihagarika, mu kandi kanya ukumva ufite imbaraga, ukumva umeze neza, ukajya kwituma, ukajya ku musarane neza, bityo ukumva umerewe neza. Bya bibazo byo kumva wananiwe kujya ku musarane, kunanirwa, kumva ushitse intege bivaho. Rero umubirizi ni ingenzi cyane ku bantu, by'umwihariko abantu bakuru n'abantu bafite indwara z'igihe kirekire, izo bita chronic disease, indwara nka diabete, indwara nka hypertension, indwara nka cancer, kuko umubiri wifitemo ibirwanya cancer bitandukanye, kanseri zitandukanye, kanseri y'ibere, kanseri ya prostate, kanseri y'amara, kanseri nyinshi. Umubirizi ufite akamaro ko kuzirinda, kubera ko twabonye ko unafite intungamubiri nyinshi. Buriya ziriya vitamines, vitamine C, vitamine E, ni vitamine zitwa zifite akazi bita antioxidant, avuga ngo zirwanya umubiri ko ugira imyanda myinshi itera free radicals. Za free radicals zituma uturemangingo tw'umubiri tuvamo cancer cyangwa se twikuza mu buryo, ni risk factors zishobora gutuma haza imyanda myinshi itera umubiri gukora nabi, bikaba byajyana ku makanseri. Ikindi niko yongera ubushobozi bwa reproductive, ubushobozi bw'uburumbuke cyangwa se bwo kubyara ku bagabo no ku bagore. Yego, umubirizi kandi ufite ubushobozi bwo kurinda ko tugira ibibazo byo gusaza imburagihe. Iyo uri gukoresha umubirizi bikurinda indwara, bikanakurinda gusaza imburagihe, kuko bituma utunyangingo twawe dukora neza. Umubirizi kuwukoresha ku bantu ni byiza, kuwukoresha ku matungo ni byiza. Buriya nkanjye mfite inka yanjye nkunze kuyivugutira umubirizi, cyane cyane yihaka, kugira ngo bifashe kubyara neza. Iyo yabyaye, kugira ngo ya mata turi kunywe aba arimo nanone imiti. Uvuga ngo umuntu unywe amata y'inka zanjye aba afite amahirwe yuko ya mata amurinda indwara, yaba ari ku bana, yaba ari no ku bantu bakuru. No ku bantu kunywa umubirizi ubwacu biturinda indwara nyinshi, ariko ntabwo bivuze ko tukubuza kujya kwivuza mu gihe urwaye. Ugomba kwivuza ndetse ukananywa neza imiti yo kwa muganga. Ni byiza kubibwira muganga ko wifuza gukoresha umubirizi kugira ngo mujye inama. Ariko kandi gukoresha umubirizi ni byiza ku bantu bose, ku barwayi, ku batarwaye, kubirinda no kubashaka kubaho neza. Umubirizi birahagije gukoresha tasi nk'izi ngizi ebyiri ku munsi, utarengeje tasi 3 ku munsi. Ikiyiko kimwe kinini gikora muri litiro imwe, akayiko kamwe gatoya gakoreshwa mu gice cy'ilitiro. Hanyuma umubirizi rero nubwo usharira, ntabwo usharira cyane. Umuntu wese ashobora kuwukoresha, cyane cyane ku muntu wese wemerewe kurya, uretse abana bari munsi y'imyaka 2. Abandi bantu bose batangiye kurya ashobora gukoresha ku mubirizi ku kigero gikwiye. Umubirizi wifitemo ubushobozi bwinshi bwo kuba antibiotic. Umubirizi wirukana microbe mu mubiri wacu, ari iz'amakanseri. Ubundi kanseri yo ni ikindi abantu benshi barayitinya. Microbe ziri fungi cyangwa se zituruka ku buhumyo, microbe zituruka kuri protozoa, microbe zituruka ku nzoka zisanzwe nk'uko mujya mwumva amibe, mwumva n'izindi. Ariko bitabujijwe ko ugomba kwisuzumisha kwa muganga bakanareba niba izo ndwara zirwaye, ugakoresha neza imiti yo kwa muganga, tutirengagije ko kunywa umubirizi ari byiza. Umubirizi rero uyu munsi twabirikaga uko wakoresha umubirizi w'ifu. Umubirizi w'ifu uratunganywa, ukomeshwa mu buryo bwiza cyangwa mu buryo bwa gihanga bwabugenewe, ukaba wawubika ukagenda uwukoresha. Ugomba kwirinda kuwubika ahantu hari ubukonje, ahantu hari imidite, kandi iyo tuwumisha ntabwo tuwumisha ku kizuba cya kindi cyo hanze ngo wanike. Bisaba kubitunganya mu buryo bwa gihanga. Mu gihe mukeneye umubirizi w'ifu, mwahamagara muri Horaho Life Rwanda
mukoresheje telefoni zacu 0788 69 88 13 cyangwa 0788 35 6 4 13. Mwadusanga aho dukora kwa Rubangura muri etage gatatu mu muryango wa 301 ni karibu. Kunywa umubirizi nkuko natwe turi kuwukoresha ni ingenzi ku buzima bwacu, biturinda indwara nyinshi zitandukanye. Kugira ngo ubyumve neza, umunsi nigeze gutembera mu Bushinwa nasanze ibimera gakondo byabo babyubahiriza kandi bigakomokaho imiti myinshi tunakoresha kugeza muri Afurika, birimo nka ganadamo, birimo nka ginseng na anti-cancer. Ganadama zivura indwara zo mu buhumekero kimwe nuko na za anti-cancer, zirimo nka cooling tea mu kuvura indwara z'umutwe n'ibindi bitandukanye bikorwa a base ya medicine traditionnelle chinoise. Iwacu mu Rwanda no muri Afurika dufite amahirwe yo kugira umubirizi urazwi, wakozwe ubushakashatsi bwinshi. Ni ikimera kigitangaza mu kudufasha kwirinda no kuvura indwara zitandukanye. Mwibuke yuko ibyo turya ari byo byakagombye ubundi kutubera umuti kuruta kurya imiti nk'ibiryo mu gihe twarwaye. Turabashimiye cyane, turabifuriza kugira ibihe byiza n'amagara mazima.